Yego bakunzi b'Intare Official rero reka mbasuhuze mbifurize kumeza kugira imana n'amafaranga, nanabifuriza kugira intangiro nziza z'ukwezi kwa munani, muzagire umugisha, imana izabahe byose, abatwite ababyeyi mutwite, abamama muzabyare neza, abari gushaka amafaranga kuko ni ukwezi kwa 9 kandi umubyeyi atwita amezi 9, muzabyare neza, abafite inka zimye amezi 9 muza muri kunywa amata, nubundi twatangiye ukwezi kwa 9 inka ibyarira amezi 9, umubyeyi akabyarira amezi 9, muzabyare neza. Abandi bakunzi bacu mufite indi mishinga mwateguye asigaye amezi 3 kugira ngo umwaka urangire, imishinga yanyu n'ibikorwa byanyu bizagende neza, nicyo kintu cyo mbifurije abakunzi b'Intare Official, mugira imana n'amafaranga kandi mukomeze kugubwa neza. Ndaje rero nk'umukunzi wanyu, ndaje kugira ngo mbazanire amakuru meza, amakuru mashya, amakuru agezweho, amakuru atavangiye, amakuru y'umwimerere. General Gasita hari amakuru avuga ko yamaze gusingira, amaze kwinjira muri Uvira. Ibyo biraza kumera gute? Imyigaragambyo ko ishobora kuba myinshi, hari uburyo bwateguwe, turaje kugira ngo tubirebere hamwe. Peter Kirimwami, Colonel Rugabisha uno munsi bashyinguwe nyuma y'amezi 7 barapfuye, banga gushyingurwa na guverinoma Kinshasa, nabyo turaze ngo tubirebere hamwe. Amapozisiyo 58 amaze kugengwa hariya muri Minembwe, ni bitangazwa na Moise Nyarugabo, ibi nabyo biramaganirwa kure. Uno munsi Colonel Nanga, nanjye wangwa Fande Colonel Nanga, ni President Colonel Nanga uyoboye Alliance Fleuve Congo cyangwa coordinateur wa Alliance Fleuve Congo, mama Alliance Fleuve Congo, yakoze press conference agana n'itangazamakuru, atangaza kuri bimwe kuri DH Druwaime n'ibindi bigiye bitandukanye, turaje byose ngo tubirebere hamwe. Ariko noneho imirwano irakomeye, Intare za Sarambwe, Amadubu bakomeje kwigarura ibice byinshi muri teritwari ya Masisi, teritwari ya Rucuro, teritwari ya Warikare. Ubu ngubu muri Rubero naho ibintu bigiye kujya ahagaragara. Intare za Sarambwe naho arazitangiye kwa advancinga, ariko reka nshimire gusa bamwe mu barwanyi bo muri za Wazalendo bakomeje kumva ko batarakomeza kwijandika muri iriya mirwano, ahubwo bakaza bakabatereka tujye mu bandi, bakaza kwiripotinga. Bemereye akantu, uzambwira ngo wese ngo nge nari ndi muri Wazalendo, ndaza ndi reportinga kuva muri kuno kwezi kwa 8 kuzamuka kugeza mu kwa 12. Clever Bema mbemereye akantu. Reka mbwire interahamwe zikirara mu burasirazuba bwa Kongo, muri Sud Kivu, Nord Kivu, iwanyu ni mu Rwanda, mutahe mujye mu Rwanda, ugende ufata ibuye ushyire ku muhanda, ubwo ati nanjye nshyizeho ibuye nje kubaka igihugu cyanjye. Mureke ubwo bubwa murimo, ubwo bugegera bwo kwica abantu, kwiba abantu, mubireke, ahubwo uvuga ati umusingi wanjye wo kubaka igihugu cyanjye cy'u Rwanda. Reka mbabwire mwantera hamwe mwaba FDLR, mwebwe burya ubundi muri inyanga Rwanda, ariko muri n'inkunda Rwanda. Reka mbivuge impamvu. Hari abababeshya ngo muzataha mu Rwanda mukoresheje imbunda kuko mukunda iwanyu, ariko iwanyu barabakeneye. Muri inyanga Rwanda kubera ko uburyo babashyiramo ideoloji yo kurutahamo ari ideoloji yo kugenda mwica bene wanyu b'Abanyarwanda. Ibyo ni ubunyanga Rwanda. Ubukunda Rwanda mugira nuko twe turi Abanyarwanda tuzataha iwacu. Mube abakunda Rwanda, muzatahe mukunda n'Abanyarwanda. Icyo nicyo kintu nababwira, kuko reka mbahe amakuru babwiza ukuri, muzagenda mukurikirane, muzasanga bitwa ba Colonel Bora bagiye bataha bafashwe. Ariko ubu ngubu ni bamwe mu bakunzi bavuga ati dukunda u Rwanda, iyo tudafatwa natwe tuba tuzakomeza kwirukanka tukazagera kure naho tutazi. Ubu ngubu wasanga ari abakunzi b'u Rwanda kuko baravuga ati u Rwanda tubayemo neza, twambara amabukare. Abo ni bamwe mu bonzi. Hari benshi bonzi babaye iwacu za Masisi, babaye za Kinyana, babaye za Gasheberi, babaye hariya muri za Bwito, babaye muri za Rucuro. Ntanze urwo rugero kubera ko nibuka ko Colonel Bora
ni umugaturika twasengaga hamwe, yabaga muri paruwasi ya Matanda, ariko twajyaga dusengera hamwe. Reka twigira mu makuru, naho ibyanyu muzatahe, mugomba gutaha kuko niho iwanyu, ntabwo muzaguma ku butaka bwacu, mugomba gutaha mukajya ku butaka bwanyu mukubaka igihugu. Ariko reka mabwize ukuri, mu gihe cyose wenda waragize nk'imishinga wakoreye ku butaka bwa Kongo, uzagira amahirwe kuko watashye ku neza, ukagenda ukaka pasiporo, resepase, sepejeri, uzajya ugenda niba waraguze nk'umurima nk'igashuga, ugenda uhingishe kuko warawuguze ufite ibyangombwa byabo. Abanyamerika bakagura, n'abanyarwanda n'ubundi bava mu Rwanda hejuru y'ibyangombwa bakaza bakagura, akaza agahingisha agakora ibikorwa bye, ndetse wava muri Uganda ukaza. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bindaje inshinga. Icyo nabashishikariza ni ukugira ngo mutahe, muze mugende mube mu Rwanda rwa Gasabo, mugende mu rwubake. Aha, General Gasita Olivier ni umwe mu bajenerali b'Utugara. Ni akagara kuko Abanyamulenge ni umwe mu babikisha afatanyije na General Pacifique Masunzu. Yamaze gusesekara mu mujyi wa Uvira, ariko aza mu buryo bw'ibanga, azanwa n'imodoka zishinzwe ubutasi bw'Abarundi. Baramuzana, agera escorotage irenze, bazamutereka muri Uvira, ariko mu gihe mu mujyi wa Kindu, aho ni muri Maniema, bavuga ati ntabwo dushaka ko General Gasita agaruka, General Gasita Olivier agaruka, kuko ntabwo dushaka umuntu uvuga Ikinyarwanda, dushaka umututsi, dushaka umunyamurenge, abo ngabo nitubashaka. Banashyiraho n'itegeko ati mu gihe General Gasita Olivier azaba agarutse, abaturage bose bazambara amakoma, bambara amashagari, bambara ibirere, bahambire bya bintu bigiye bitandukanye n'ubundi, noneho bamwirukane kuko ntabwo tumushaka ku butaka bwacu. Iyo niyo ngengabitekerezo n'ubundi usanga ko za Wazalendo, ziriya za Mayimayi n'abandi bagiye batandukanye bagenda babashishikariza. Ubu ngubu yamaze kugera mu mujyi wa Uvira, ariko ubona ko ari umujyi w'amaraso agiye gupfiramo. Akaba nka Koloneli Alex Rugabisha wishwe na FRDC, akaba nka Cirimwami wishwe na FRDC, sibyo? Cirimwami nibo banamwiciye, n'ubundi ngiye niko mbivuga, nubwo ibyo bitari byajya hagaragara neza, ariko yari umwanzi n'ubundi wa M23. Ariko na FRDC nayo yamuzizaga no kuba yaritonze agaterera Sariyuti Olivier Nduhungire, Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Ibyo ni ibintu n'inteko ishinga amategeko yaragiye iricara, baravuga ati mwihore tuzareba icyo tuzamukorera. Anaribyo bamukoreye, akaba yaramaze amezi 7 ayo gutya ari muri frigo. Bakaba bamukiye muri frigo, bakajya kumuhamba mu cyubahiro, bavuga ati ni Lieutenant General, akava kuri General Major akaba Lieutenant General. Uwitwa Alex Rugabisha wari Colonel Fu, nawe manza bamushinguye ari nka General de Brigade, manza bagiye babazamura. Ni ukuvuga ngo Gasita Olivier Gasita nawe yaje kugira ngo amaraso ye aze kumeneka, nkuko mugenzi we murabizi. Ngiye mbona ko n'iriya ndege yakozwe politike, baragenda indege bayigogesha igiti kugira ngo uriya Koloneli Kasore abashe kugonga apfane n'umugore we. Ni ibintu byari byarateguwe na guverinoma Kinshasa, ariko Koloneli n'umunyamurenge agapfa. Yamaze kugera Uvira, ariko mu buryo bw'ibanga, ariko butamuhereza assurance y'ubuzima, ashobora kubigwamo mu buryo bwuzuye. Position 58 zamaze gushingwa imurenge. Ni byatangajwe na Moise Nyarugabo, ubu ngubu barizwa muri Alliance Fleuve Congo M23. Aratangaza akavuga ko position 58 za FRDC, Wazalendo, FDNB n'ubundi bunuza bwose ubudumbudumbu bamaze gushyira position 58 mu murenge kugira ngo zice abanyamurenge. N'ubundi bari gukora genocide kuko bari kwica abanyamurenge hari, ariko baje gushinga position 58. Position 58 M23 iri kurasa kamwe
hakurya no hakuno bakagenda bagashinga. M23 ratwirwaneho, hakurya no hakuno bakagenda bagashinga. Bakunze b'Intare official rero, ibintu urabona ko birakomeye. FRDC iraza yanitse amenyo yashinyitse, Wazalendo bakaza nabo bari kuvugaguzwa ibigambo, ukabona yuko bashaka kugira ngo barimbure mu buryo bufatika icyo bita umunyamurenge. Haya muri Sud Kivu, ukabona ko muri Nord Kivu na buno buce twavuga muri za Kabare, za Karehe, hatarimo abanyamurenge ariko harimo abandi batutsi n'abahutu n'ubundi batavuga rumwe na guverinoma Kinshasa, badashaka kugira ngo bemere ko bene wabo bapfa ngo bebe nk'aba General Mugabo, babe nk'aba General Mayanga, babe nk'abandi n'abandi bakomeje kwirira amafaranga, babasukisa ndayambaje. Ubona yuko n'ubundi bo bavuze bati twebwe ntabwo tuzemera kugira ngo ngibyo nyakwigendera respect mon general Rukunda Makanika wapfuye, respect mon general Rukunda Makanika wapfuye avuze ijambo rikomeye ngo ntabwo tuzatega amajosi ngo bakebe, ati tuzarwana kandi tuzapfa kugira ngo abandi babeho, n'abandi nabo bakavuga ati ntabwo tuzemera kugira ngo bagenzi bacu bapfe, ahubwo tuzapfa twe abana bacu, imiryango yacu ibeho. Aribyo mubona bajana Makenga, bajana Bodwe, bajana Gaceri, bakorezi Murinda, n'abandi bose bagiye batandukanye, ubona ko bitanze bakavuga ati ntabwo tuzemera ahubwo tuzatanga byose ariko imiryango yacu ibeho. Noneho bakavuga ati bariya ni nabo bari benshi, ahubwo reka tumanze twajya kurimbura abana banyamurenge, anaribyo biri gukorwa. Reka nikomereza n'ubundi Wazalendo mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi, wenda reka tuze muri Masisi Sud. Masisi Sud ni cya gice cyerekera ariya za Gatoyi n'ubundi, ubona ko Wazalendo bo muri kiriya gice nabo bamaze gucika intege biturukanye na avancement za M23. Tunabibutsa yuko M23 hari imisozi yamaze gukoramo avancement hariya hafi ya za Uvira. Abantu bari kuza bagakubita igihuha bakati ngo Uvira tombe. Igihe umunsi Uvira izaba tombe, Bemba nzaba ndiyo. Umunsi izaba tombe nzababwe, umunsi muzumva ngo Bemba nageze Bukavu, Uvira izaba irabatombe, kuko nzarara Bukavu cyangwa nzajya kurara Kamanyoro kugira ngo nanjye mbe mu bambere bazaba bari Uvira. Cyashima Imana kubera ko umujyi wa Goma nawugezemo mu bambere, Bukavu nayigezemo mu ba kabiri, sibyo? Za Kavumu, Kamanyora naho nahageze mu bambere. Byose ni ibintu navuga bimereza amahirwe. Ngungu nayigezemo mu bambere, kwa ndi inyuma mu Gikuyu hakujya kwa Gasuku. Ngungu barasana bagira ute, bicaye hejuru bigenda gute na gute. Sinshaka kugira ngo hazagire undi munyamakuru cyangwa mu bindi bitangazamakuru bazantanga kuba bari Uvira. Akunze b'Intare, turi Intare, komeze mukore subscribe, mukore share, ariko icyo mbasezeranyije ko nukuri amakuru ya Uvira nimutayasanga ku Intare official n'ahandi muzasanga zaba ari amakuru y'ukuri. Nibyo wenda M23 yakoze akantu iramanuka ariko ntabwo Uvira batombe. Nuwo ngo nabo bakoze renforcement igisirikare cya FARDC, Wazalendo, FDNB, FDLR bakora mu defense ageze muri 58. Ariko ibyo ngibyo reka tubyihorere twirebere muri Masisi Sud. Bamwe mu barwanyi n'ubundi bakomeje kwiripotinga, ariko nariko Intare za Sarambwe zigenda zifata ubusozi. Reka tuzara muri Warika n'ubundi Intare za Sarambwe zikomeje nazo kugenga defense mu busozi bugiye butandukanye. FARDC, Wazalendo n'abacanshuro bake bakomeza kujya bivanamo. Iyo ni pas d'avance, sibyo? Ubona ko M23 iri kwa avance n'ubundi muri kiriya gice cya Warikare.
Masisi rero nta bitero byongeye kugaragaramo cyane cyane hano muri Bashari Mukoto, Bashari Kayembe, ubona yuko bari guceceka, ariko guceceka kwabo ukabona ko bari kwicamo ibice. Reka mbivuge, hari igice gishyigikiye FDLR, igice kirimo Dominique haya turandahaza nyuma, kirimo witwa Inyasi Sauri, bigira abagabo abo ngabo bashyigikiye interahamwe, Inyasi bigira abagabo na Noheli November Hotel. Ako ni agace gasa naho kari gushyigikira gukorana na FDLR. Hakaza burya Kagiri n'uriya Kiza, nubwo nabo batari kumvikana, hakaza bitwa Basafari Mitarako, hakaza bitwa na General Jean Marie, hakaza uwitwa ngo ni Migisha, Colonel Migisha, nawe ngo ni general, buno yamaze kuba general. Abo ngabo ntabwo bashyigikiye imikoranire ya FDLR na za Nyatura, ariko ugasanga ko babandi bari gushyigikira FDLR bari gukora nabo kwa Dominique Ndaruhutse, ariko noneho ukaza kwa Dominique Ndaruhutse ari kumwe na Karaka Defenderi, noneho hakaza akandi gace karimo bariya bambitezi batari kumva gukorana na FDLR kuko bo n'abakongomani gisa, ntabwo bashaka kugira ngo babane n'interahamwe, nabo bakaba badashaka gukomeza gukorana n'interahamwe. Ugasanga ko nabyo birimo akavuyo, nuko ngo muri kiriya gice cyakora nta mirwano irimo, ariko uri gusanga ko amadefense ku madefense, abayobozi ku bayobozi bari guhigirana. Ukabona ko biri guturuka cyane cyane hakurya muri Bwito, bikaza hakuno muri Bashari Mukoto, bavuga bati runaka na runaka bamaze kuba inyenzi, buriya Jean Marie Bonane ngo ni inyenzi, ngo ni Kavumbi ni inyenzi, Kapekepeke yo ku makuru mfite ngo manzi yaranapfuye, niwe wari ushinzwe ibiki hariya kwa nani kwa Kavumbi, ngo ni inyenzi. Bakavuga ngo umuze witwa Piloto bakunda kwita Bike, wari waraje muri ma 23, nyuma arongera ajya muri za Nyatura, bakavuga bati no, uriya kuva yaramaze kugera hariya akaganira nabo, ubundi yaje kudutata, ahubwo baramutumye kugira ngo aze kuturekrita. Urumva ko harimo ikibazo, mu gihe Jean Marie yubaha Piloto, noneho babandi ugasanga bati ngo yabaye ngo inyenzi, ngo umuryango we ngo uri mu nyenzi, marigre wenda buretse abana be barigoma, abandi bose baramanutse birebera, n'umugore we mukuru yamanutse yibera muri Nyatura, ndetse uriya mudamu we wapfuye wishwe na bandime gusa Imana imuhiruko ridashira. Ariko ubona yuko nawe niba mwizera ku mbaraga afite, aravuga rikijyana, ariko ukabona ko nawe bishobora kuzaba nayo bakamwica, kuko iyo batari kukumva. Wabonye ko uriya Dominique Ndaruhutse yishe, amaze kwica mu bantu 9 ari yafunze, amaze kwicamo 6, hasigaye 4, hasigaye 3, hasigaye 3. Abo 3 nabo ngo urubanza n'afite nani auditora, n'afite justice militaire n'abarabica, nkuko wagiye ubona Karaka Defenderi kagiye kica bitwa bazamenga n'abandi bagiye bica, n'ubundi bafatanyije nabo bagade bakagenda bica. Ubona ko n'abari bari hariya, ariko bakabona ko nta mbaraga bafite na nke, bakumva ko icyo bagomba gukora ari ukwica bene wabo. Ntacyo bizabamarira. Icyo muzacyura umuvumo n'umuruho, muzacyura kwicuza no kuba ati ngo iyo tuza kumenya ko ibyo twakoze bitari kuduhira ntituba twarabikoze. Nicyo kintu cyo nababwira, ariko muzicuza, muzarira abandi barihanaguye. Muri Rubero rero avance mazama 23 au bord du lac, muri lac Edouard, avance mazama 23 zikomeje kwiyongera, ngo ariko ngo abasirikari babaga muri brigade imwe Manzari yarayobowe Manzari na Mudahunga, ngo bakomeje kutizerwa muri kiriya gice, nibiva muri FARDC, bavuga ati ngo bari bayobowe n'umuntu wo muri CNDP. Ukuba ko General Mudahunga ari muri FARDC,
ariko nawe ntabwo yizewe, nk'uko sinakora ngo Kabunda arizewe, Gahiza arizewe, Kamanzi arizewe, Rugaya arizewe, bose ntabwo bizeye muri FARDC. N'aba Rwandophone s'il vous plaît. Kwitwa mu Rwandophone ni icyaha. Kumva ko Wazalendo bavuga bati no, mu gihe cyose Gasita azaza tuzamwica. Buriya nani Colonel Pendo, uriya mwene nyina wa Colonel Saddam, azajya mu rusengero ashima Imana atange n'icya 10, utarapfuye igihe Masisi ifatwa bakamutumaho Goma kuko bavuga ko ari uri kugambana. Nawe ni ikigarasha niko mwita yanze bene wabo. Hari kumwe nabo ba General Mayanga, kandi General Mayanga ni ikintu utapfa kumenya uburyo giteye, kiraho ngaho ku buryo budasobanutse, avuga donc ni bavugirije. Nuko ngo nabariya nari nzi ko bafite ubwenge nabo bakomeje kujyana n'ibyo ngibyo bihaha. Ariko cyo nababwira cyo nukuvuga ngo nabariya bose uburyo barimo batizewe. Bakunze binare official. Mayanga abo bari kumwe abakomeje kugendana n'abandi bari guhunga ngo bari kwerekera za Beni, za Bunya, ntimwizewe. Ejo barabazirika barabica. Nabonye umunyamakuru mwakoze kuri RTN Segoma igihe cya Etat de siège cyangwa yanahabaye imbere, yarahunze agenda ngo hunze ngoma 23, agenda yageze Kinshasa, ANR yamukubise muri prison, cyakora nabonye ko baje kumufungura. Hari undi mugabo wakoraga muri environnement hariya muri Sud Kivu Bukavu, yagiye nawe yageze Uvira, kandi yarahunze ngo ajyahe nahe bongeye kumukacira. Ibyo ni ibintu nabonaga bari kumutorotira, bari kumukubita, ari kubati ngo mie niko musha lakini uko ndugu yake na Bertrand Bisimwa bamereye nabi. Bakunze binare official rero, reka mashishikarize babwira aho muri hose umuco na kutime, nitugendera kuri ya ngengabitekerezo FDLR yaje ikazana, ahubwo tugendere ku ngengabitekerezo ya kimuntu, ko tugomba kubaka kutime y'abarwandophone. Ntabwo mvuze ati ngo kwitwa mu Rwandophone ntibisobanura ko utari umukongomani, kuba mu Rwandophone ntibisobanura ko uri umunyarwanda, ahubwo umuco wacu niba tuhamiriza, niba tunywera mu muheha, niba bigenda gutya wajya kwivuga ngo ndumuhungu ndumuzira guhunga ngo nagize gutya na gutya ngo ngiye ibyo ngibyo, ukubuze ko ikivugo cya wicu tuba abakongomani nyabo, dukundane, twumve ko buri mukongomani afite uburenganzira muri Kongo ye, ntihagire abo duheza. Natwe muri bya bindi byo guhezwa twirwaneho, sibyo? Revolution iboneke, twirevolte, duharanira ko uburenganzira bwacu byo Gisegeti n'abandi bikomeje kuba, dukomeze twirwaneho kandi duharanira uburenganzira bwacu. Reka mbifurize kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga. Mugire umugoroba mwiza n'ijoro ryiza bakunze b'Intare Official. Bye bye.